Kristo umwami umukiza umucunguzi wacu nashimwe kandi arushaho guhabwa icyubahiro. Twongeye kunezezwa n'Imana mu mutima wacu kuko ikomeje kuba mu ruhande rwacu, ihabwa icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Nongeye gufata uyu mwanya wo gusuhuza inshuti zacu aho muherereye nk'uko bisanzwe, abari hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. Suhuje abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Canada, South Africa, abari hano mu Rwanda. Yesu Kristo n'abahezagire kandi muhabwe umugisha n'Imana. Nk'uko bisanzwe ni ya nshuti yanyu Joel, Habumugisha Joel, nk'uko bisanzwe umuyobozi w'urubuga rugari YouTube channel Irahindura by Joel TV. Nk'uko musanzwe mubikora, twongeye kuvuga ngo inkunga yanyu irakenewe. Mukora subscribe, share, comment, link kugira ngo ijambo ry'Imana uko bwije nuko bukeye tubasha gucisha kuri channel bigiye bageraho kandi bagereho ku gihe. Nizere ko muri amahoro. Reka mbanze mvuge ngo umwaka mushya muhire wa 2025 uzabera umwaka w'amata n'ubuki, umwaka Imana izabibagizamo ibibazo, ibigeragezo, amakuba bigiye bitandukanye muzahora nabyo. Yesu aduhana umugisha. By'ukuri navuga ngo narimba kumbuye, ariko munyemere dufate uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana. Dusanga hariya mu Bacamanza ibice 6 umurongo waho wa 16. Abacamanza ibice 6 umurongo waho wa 16. Ni ijambo rivuze ngo maze arambwira ati nukuri uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Amen. Iri jambo riravuze ngo maze arambwira ati nukuri uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Mama, ndagira ngo nkubwire ngo umaze igihe kinini cyane, umaze imyaka myinshi uruhijwe n'abamediyani. Abamediyani badindije iterambere ryawe, abamediyani badindije icyo Imana yakuvuzeho, ariko Imana impaye message ivuga ngo nukuri uzanesha abamediyani nkunesha umuntu umwe. Papa, reka nkubwire ngo iyo ufite abamediyani urakora ibyo ukoreye ntibigaragare. Iyo ufite abamediyani bakugenza kugerageza ibyo gukora, ariko iterambere ryawe rikadindira. Iyo umuntu afite umumediyani umurwanya, nukuvuga ngo ntacyo ashobora kugeraho. Iyo umuntu afite haleluya haleluya haleluya, iyo umuntu afite umumediyani umurwanya, nukuvuga ngo ibimudindiza aba ari byinshi. Iyo umuntu afite umumediyani umurwanya, nukuvuga ngo ibimugenza aba ari byinshi, harakorana ibyemere. Haleluya haleluya. Iyo umuntu afite abamediyani bamurwanya, nukuvuga ngo iterambere ryawe riradindira. Ariko abamediyani abari bo bose bari bakuruhije, bakurwanyije. Haleluya haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo message nkuzaniye, Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo nukuri Imana iguhaye imbaraga, iguhaye ubushobozi bwo kunesha abo bamediyani nkunesha umuntu umwe. Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo haleluya. Mu myaka uhejeje inyuma wahuye n'abamediyani batandukanye, wahuye n'abamediyani barakurwanya, wahuye n'abamediyani barakugenza, wahuye n'abamediyani bakubuza amahoro, wahuye n'abamediyani. Haleluya haleluya. Dafashijwe Joel, ariko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo abo bamediyani bakurwanyaga, abo bamediyani bakubuza amahoro, abo bamediyani bakubuza umutekano, abo bamediyani. Haleluya. Imana for the tire sinimola shele for the sanse iravuze ngo uzani for the tire sinimola, uzanesha abo bamediyani. Mama, ugiye kubanesha nkunesha umuntu umwe. Iyo umuntu afite abamediyani bamumba haleluya bamugenza, ahora mu gisasiro cy'uburwayi. Iyo umuntu afite abamediyani bamurwanya, nukuvuga ngo haleluya ibimubangamira biba byinshi. Iyo umuntu afite abamediyani bamurwanya, haleluya haleluya.
nta mahoro agira. Iyo umuntu afite abamediyani bamurwanya ni ukuvuga ngo haleluya, data wa twese uri mu ijuru. Iyo umuntu afite abamediyani ni ukuvuga ngo ntacyo ageraho. Iyo umuntu afite abamediyani nta mahoro agira mu rugo. Iyo umuntu afite abamediyani nta mahoro, haleluya haleluya, nta mahoro agira mu bana. Iyo umuntu afite abamediyani bamurwanya ni ukuvuga ngo haleluya haleluya, ni ukuvuga ngo aho ari hose aba afite ikibazo gikomeye. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo we guterwa ubwoba n'abamediyani bakugenza, we guterwa ubwoba n'abamediyani bakurwanya, we guterwa ubwoba n'abamediyani bugarije ubuzima bwawe. Ariko Imana iravuze ngo haleluya, ni ukuri abo bamediyani ugiye kubanesha nk'unesha umuntu umwe. Nagiye mbona Imana ituneshereza abamediyani mama, nagiye mbona Imana iturwanira abamediyani ikabanesha. Bishatse kuvuga ngo abo bamediyani bari imbere yawe, abo bamediyani bari baguteye ubwoba. Haleluya, Imana iguhaye imbaraga, Imana iguhaye ubushobozi, Imana iguhaye haleluya, iguhaye gukora no gukomera kugira ngo abo bamediyani bakurwanyaga be kongera kukurwanya. Izina ry'Uwiteka rishimwe. We guterwa ubwoba n'abamediyani bakuruhije, we guterwa ubwoba n'imitego abamediyani bagutega, we guterwa ubwoba n'ibitero abamediyani bakugabaho, we guterwa ubwoba haleluya haleluya n'uburyo butandukanye abamediyani bakurwanya. Hari abamediyani b'abarozi bakubujije amahoro, hari abamediyani haleluya y'abantu bagusuzugura bakubujije amahoro. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo ni ukuri irahiye abo bamediyani uhereye umunsi wa none ntabwo bazongera kukurwanya ngo bagushobore. Abo bamediyani uhereye umunsi wa none ntabwo bazongera kukurwanya ngo bagire icyo bagutwara. Abo bamediyani haleluya ndikundagira ngo nkubwire ngo bakugenza uko bwije n'uko bukeye, bakugambanira uko bwije n'uko bukeye, bagutega imitego uko bwije n'uko bukeye. Haleluya haleluya. Ariko Imana irirahiye abo bamediyani bari bakubujije amahoro ntabwo bazongera kukubuza amahoro. Abo bamediyani igihe bagutagangarije, abo bamediyani igihe haleluya bakurwanyirije, Imana irirahiye ntabwo nafashijwe, ntabwo bazongera kukurwanya. Ni ukuvuga ngo haleluya, Uwiteka bambuye ububasha mama, Uwiteka yambuye ububasha abamediyani ku buzima bwawe, Uwiteka yambuye ububasha abamediyani haleluya haleluya kuri wowe. Uwiteka yambuye abamediyani uburyo bwose bakurwanyijemo. Ntabwo bazongera kukurwanya ngo bakuneshe, ntabwo bazongera kukurwanya ngo bagutsinde, ntabwo bazongera Imana ishimwe, ntabwo bazongera kukugeza ngo bakubone. Imana irakwimanye, Imana iragucingirije. Ndagira ngo nkubwire ngo haleluya, ni Imana ishoboye byose. Muri ibi byaravuze ngo dufite Imana itabara abayo. Iyo dusenga Imana iratwumva. Imana yumvishe gusenga kwawe, yumvisha amarira y'abamediyani bakurwanyije, yabonye amarira y'abamediyani bakugenza, yabonye fode taya sinimola. Ndafashijwe. Ndagira ngo nkubwire ngo abamediyani igihe bagutagangarije kirahagije mama, igihe bagutagangarije kirahagije. Ntabwo bazongera kugutagangaza, ntabwo bazongera kukurwanya ngo bakuneshe, ntabwo bazongera kukurwanya. Haleluya. Uwiteka bambuye imbaraga, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Aba bamediyani igihe bakurwanyirije, Imana iravuze ngo ntabwo bazongera kukurwanya ngo bakuneshe. Iri jambo riravuze ngo maze Uwiteka arambwira ati nukuri abamediyani bakurwanyaga ugiye kubanesha nk'unesha umuntu umwe. Igihe bakurwanyirije kirahagije, Uwiteka ashizeho iherezo. Igihe bakurwanyirije kirahagije, ntabwo bazongera kukurwanya ngo bakuneshe.
bakuneshe. Bishatse kuvuga ngo abamediyani abo ari bo bose bagenzaga ubugingo bwawe ntabwo bazongera kubugenza, kubera kuko Uwiteka bambuye imbaraga. Uwiteka yambuye refode taya sinimo sheta lawinimola, abambuye imbaraga. Imana ishimwe, ntabwo bazongera kukurwanya ngo babashe kukunesha, kubera kuko abamediyani bakugenzaga ntabwo bazongera kukugenza ukundi. Abamediyani bakugenjeje kuva wavuka kugera iki gihe ntabwo bazongera kukunesha. Imana irirahiye iri mu gihugu cyayo cyo mu ijuru ngo abo bamediyani uko baba bari kose, imbaraga bakoreshaga zose Uwiteka bambuye ububasha, ntabwo bazongera kugira icyo bagutwara. Jambo riravuze ngo haleluya. Imana uko yabanye na Gideyoni ubwo yamuhagurutsaga iramubwira ngo haguruka, nzakugabiza ubwoko bw'abamediyani. Haleluya, haleluya. Gideyoni arangije arisuzugura aravuga ngo nagenda ute ko ndi umunyantege nke, nagenda ute ko nta mbaraga mfite, nagenda ute ko ntari umurwanyi w'umuhanga. Imana irafashijwe. Imana irangije iramubwira ati nukuri nubwo bimeze gutyo abamediyani bari imbere yawe ari benshi, nubwo bimeze gutyo abamediyani bari imbere yawe haleluya ari abahanga mu by'intambara, ariko Uwiteka aramubwira ati nukuri nzabana nawe kandi uzanesha abamediyani. Message mbaye yo guha abanyarwanda ni message ivuga ngo mwe guterwa ubwoba n'abamediyani. Message mbaye yo gutangariza abanyarwanda haleluya bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mwe guterwa ubwoba n'abamediyani nubwo ari abahanga mu buryo bwo kurwana, ariko Uwiteka duhaye imbaraga abanyarwanda, ahaye imbaraga abanyarwanda zo kunesha abo bamediyani bari batwugarije. Nkunesha umuntu umwe, numva Imana ishize ubuhanuzi mu kanwa kanjye bwo guhanurira ubwoko bw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana iduhaye imbaraga abanyarwanda zo kunesha abo bamediyani. Haleluya. Nkunesha umuntu umwe bishatse kuvuga ngo Imana iduhaye ubushobozi, bishatse kuvuga ngo Imana iduhaye imbaraga zo kunefode taya sinimo, zo kunesha abo bamediyani bari bugarije igihugu, zo kunesha abamediyani bari batwugarije, zo kunesha abamediyani batugenzaga baturwanya, yo kunesha abamediyani uko baba bameze kose. Banyarwanda, torero ry'Imana, ubwoko bw'Imana, nimuterwa ubwoba n'abo bamediyani kuko Imana iduhaye imbaraga zo kubanesha nkunesha umuntu umwe. Haleluya, haleluya. By'umwihariko reka nkubwire mama, we wari ufite ikibazo, wari ufite intambara mu rugo, wari ufite urugamba mu rugo, wari ufite ibikugenza. Haleluya. Hari abamediyani bagushwanisha n'uwo mwashakanye, hari abamediyani bagushwanisha n'umutware wawe, hari abamediyani bagushwanisha n'umufasha wawe, hari abamediyani bagushwanisha n'abana bawe, hari abamediyani bagushwanisha n'umuryango, ariko Imana iravuze ngo iguhaye imbaraga zo kunesha abo bamediyani nkunesha umuntu umwe. Bishatse kuvuga ngo abo bamediyani bo kongera kugutera ubwoba, kubera kuko Uwiteka aguhaye imbaraga zo kubanesha nkunesha umuntu umwe. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi izina ry'Uwiteka rihabwa icubahiro. Uriya mwaka washize wahuye n'abamediyani benshi, barakurwanya mu buryo butandukanye, barakugambanira, bagutega imitego, barakugenza, ariko Imana impaye message ivuga ngo uyu mwaka wa 2025 Imana iguhaye kunesha abo bamediyani bose nkunesha umuntu umwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icubahiro. Kandi narondagira ngo nkubwire ngo iyabanye nawe cyagihe byari byagucanze, iyabanye nawe cyagihe igihe cyawe cyari cyarangiye, Imana ivuganye nanjye ngo nkubwire ngo yongeye kukuneshereza abamediyani bari imbere yawe, kandi ugiye kubanesha nkunesha umuntu umwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Ejo bundi nasomye ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa
k'umunyamubabaro kubwo gusuhuza umutima k'umukene, none aha ndahagurutse ni kuwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga inkone. Bishatse kuvuga ngo hari abamediyani bakugenzaga, hari abamediyani bakurwanyaga, hari abamediyani bagutegaga imitego, hari abamediyani, haleluya haleluya, bagiye bahiga ubuzima bwawe uko bwije nuko bukeye, bagahiga abana bawe, bagahiga umutware wawe, bagahiga famiye yawe, bakagenza uko bwije nuko bukeye. Ariko Imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo ibahaye imbaraga zo kunesha abo bamediyani nkunesha umuntu umwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro, kandi izina ry'Uwiteka rirushaho gushyirwa hejuru. Imana yacu ishimwe. Message nari nkuzaniye ni message ivuga ngo humura, nubwo wari wugarijwe n'abamediyani batandukanye, ariko Imana iguhaye imbaraga zo kubanesha nkunesha umuntu umwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yabanye natwe. Burya aravuga ngo reka kwibaza ukuntu uzatabarwa, kuko Imana itazigishwe nama. Uzatabarwa bose babireba, uko Morodekayi yatabawe. Reka kwibaza ukuntu uzatabarwa, kuko Imana itagigishwe nama. Uzatabarwa bose babireba, kuko Morodekayi yatabawe. Bishatse kuvuga ngo abamediyani batuma gudatabarwa, ugiye gutabarwa wabireba. Bishatse kuvuga ngo abamediyani batuma gutagera ku iterambere ryawe, ugiye kugera ku iterambere ryawe. Kubera kuko Imana igiye kugutabara, bagize ute babireba. Imana ishimwe, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ijambo Imana yarishyize ku mutima wanjye kugira ngo uyu mwanya ndibafashishe niryo ngiryo. Narengize ngo nkubwire ngo Imana yitegereje umubabaro wawe uterwa n'abamediyani. Imana yitegereje urugamba umaze igihe kirekire uterwa n'abamediyani. Imana yitegereje, haleluya haleluya, uburyo ugenzwa uko bwije nuko bukeye. None message iragira ati we kongera guterwa ubwoba n'abamediyani bari bagukikije. Uhereye umunsi wa none Uwiteka ashyizeho iherezo. Yesu Kristo ahabwa icyubahiro. Murakoze, mugira ibihe byiza, ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Mwami Yesu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana iri hejuru y'amajuru, Imana yabayeho byose bitarabaho, Imana yahanitse ikirere idendeza inyanja, Imana yategetse ibiguruka biguruka nta moteri bifite. Uyu mwanya ndagushimiye cyane, nshimye kurinda kwawe kwiza, ngushimiye ko waturinze tutarabo kurindwa, waturinze tudakiranuka. Ndasenze kugira ngo ubwami bw'Imana buze, kandi gukora no gukomera kwawe Mana bigaragare ku bwoko bwawe. Nsengeye umuntu wese uzabasha gukurikira ijambo ryawe kugira ngo rigire aho rimukura, rigire naho rimugeza. Ineza n'urukundo by'Imana bigaragare, utatubwira bw'Uwiteka burushaho kurabagiranira kuri twe muri byose. Tubisabye twizeye izina rya Kristo Yesu, amen amen. Amina amina amen amen. Murakoze cyane bene data, Imana ibahe umugisha kandi irushaho kubashyigikira nk'uko bisanzwe. Mwibuka gukora subscribe, share, comment kugira ngo ijambo ry'Imana Uwiteka cisha muri nge uko bwije nuko bukeye rica kuri ricano rigera kuri bose ku gihe. Kandi mujye musangiza bagenzi banyu ubuhanuzi mwakiriye, mwumva buhumurije imitima yanyu. Bye bye, ni Irahindura by Joel TV. Murakoze, Yesu aduhana umugisha. Bye bye.